Ese wari uzi ko abagore benshi ku isi barwara indwara y'imiyoboro y'amaraso ku maguru bita varice cyangwa varicose veins, ariko benshi bakayimenya batinze? Ese waba warigeze ubona imiyoboro y'amaraso igaragara cyane ku maguru igasa n'iyabyimbye cyangwa igasa n'iyijimye? Abantu benshi batekereza ko ari ikibazo gisanzwe cyangwa ikibazo cy'ubwiza bw'umubiri gusa, nyamara mu by'ukuri gishobora kuba ikimenyetso cy'indwara yitwa varice cyangwa varicose veins iganisha ku yindi bita insuffisance veineuse chronique. Mu gitabo kizwi cyane cyitwa The Vein Book cyanditswe na John J. Bergen, hagaragara ko iyi ndwara ya varice cyangwa varicose veins ishobora kwibasira abantu benshi, cyane cyane abagore, bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo imisemburo, gutwita n'imibereho ya buri munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku miterere rusange y'iyi ndwara, impamvu ituma yibasira cyane abagore, ibimenyetso bya mbere byo kuyimenya, uburyo bwo kuyirinda mu buzima bwa buri munsi, n'igihe biba ngombwa ko umuntu ajya kwa muganga. Niba ukunda ibiganiro bigufasha kumenya byinshi ku buzima n'uko wakwirinda indwara, ukande like, unakande subscribe niba wari utarabikora, maze unasangiza abawe iki kiganiro kugira ngo abantu benshi bungukire kuri aya makuru. Muraho neza nshuti zacu mwese mukurikiye utuntu tw'ubwenge. Nishimiye kongera kubana namwe muri iki kiganiro cy'ubuzima kigamije kuduha ubumenyi bwo kwirinda indwara mbere y'uko zitugeraho. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara ikunze kwibasira cyane cyane abagore, ariko akenshi ntiyitabweho cyane mu ntangiriro yayo. Ni indwara ifata imiyoboro y'amaraso igarura amaraso ku mutima, cyane cyane iyo iri ku maguru. Iyo miyoboro iyo itagikora neza, amaraso ashobora kwirundira mu miyoboro yo ku maguru cyangwa akagenda nabi, bikagaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye by'iyi ndwara yitwa varice. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kumenya uko itangira n'uko yakwirindwa. Mbere yo kumenya uko twakwirinda iyi ndwara, ni ngombwa kubanza kumenya uko ikora mu mubiri. Mu mubiri wacu habamo imiyoboro ibiri y'amaraso y'ingenzi. Imijyana ariyo ijyana amaraso ava ku mutima ajya mu mubiri, n'imigarura itwara amaraso yakozwe mu mubiri iyagarura ku mutima. Iyo tuvuga iyi ndwara tuba tuvuga cyane cyane imigarura, iyi miyoboro igarura amaraso ku mutima, tukibanda ku miyoboro iba ku maguru. Iyi miyoboro ifite udusumari duto bita valves. Akazi k'utwo dusumari ni ukurinda amaraso gusubira inyuma. Ariko iyo utu dusumari twangiritse, amaraso ashobora gusubira inyuma cyangwa akaguma ku maguru igihe kirekire. Ibyo bituma imiyoboro yaguka cyangwa ikabyimba, ari nabyo icyo gihe bigaragara ku maguru. Iyo rero icyo kibazo gikomeje igihe kirekire, bishobora gutuma umuntu agira uburwayi buhoraho bw'imiyoboro y'amaraso yo ku maguru, uburwayi bita insuffisance veineuse chronique. Ikibazo abantu benshi bibaza ni iki: kuki iyi ndwara ikunda kugaragara cyane ku bagore? Hari impamvu nyinshi zigaragazwa n'ubushakashatsi bw'ubuvuzi. Impamvu ya mbere ni imisemburo y'abagore. Imisemburo nka estrogene ishobora guhindura uburyo imiyoboro y'amaraso ikora, bigatuma yoroha cyane cyangwa igatakaza imbaraga. Impamvu ya kabiri ni ugutwita. Iyo umugore atwite, amaraso yo mu mubiri ariyongera, igitutu ku miyoboro yo ku maguru kikiyongera, n'inda kandi ishobora kuryamira cyangwa se gufunga imiyoboro imwe n'imwe. Ibi byose bishobora gutuma iyi ndwara igaragara. Impamvu ya gatatu ni uruhererekane rwo mu muryango cyangwa genetics. Niba mu muryango hari abantu bayirwaye, bishobora kongera ibyago byo kuyirwara. Hari kandi n'impamvu zituruka ku mibereho ya buri munsi, nko guhagarara igihe kirekire, kwicara igihe kirekire, kudakora imyitozo ngororamubiri. Ibi byose bishobora kongera ibyago byo kuyirwara.
Kimwe mu bibazo bikomeye kuri iyi ndwara ni uko itangira buhoro buhoro. Akenshi abantu ntibamenya ko ifite ibimenyetso byayo bya mbere. Bimwe mu bimenyetso bya mbere harimo kuremererwa n'amaguru, aho umuntu ashobora kumva amaguru aremereye cyane cyane nimugoroba. Ikimenyetso cya kabiri ni ububabare cyangwa gushyuha ku maguru. Abantu bamwe bumva amaguru ameze nk'ariho ubushye cyangwa barya. Ikindi kimenyetso ni imiyoboro igaragara ku ruhu. Iyi miyoboro ishobora kuba minini, isa n'iyijimye cyangwa imeze nk'imigozi ku maguru. Hari kandi no kubyimba ibirenge cyangwa ku gice cy'amaguru hafi y'ibirenge. Ibi bikunze kugaragara cyane inyuma yo guhagarara igihe kirekire. Rero ubonye ibi bimenyetso bitangiye kukugaragaraho, si byiza kubifata nk'ibintu bisanzwe. Noneho mbere y'uko dusobanura uburyo bwo kwirinda ndetse n'igihe kigera bikaba ngombwa kwiyambaza muganga, turagushimira wowe ukiri kumwe natwe. Niba ubu bumenyi ubona ari inyamibwa, bitwereka ukanda like ubungubu aho hasi kuri channel yacu, kugira ngo bifashe ikiganiro kugera no ku bandi benshi. Ubundi turebere hamwe uburyo bworoshye bwo gukomeza kugira amaguru akomeye meza kandi atakubabaza. Inkuru nziza ni uko hari uburyo bwinshi bwo kugabanya ibyago byo kurwara varice. Icya mbere ni ugukora kenshi imyitozo yo kugenda cyangwa gukora imyitozo ngororamubiri buri gihe. Kugenda bifasha imitsi yo ku maguru gusunika amaraso ajya ku mutima. Icya kabiri ni ukwirinda guhagarara igihe kirekire cyane. Niba akazi kawe kagusaba guhagarara igihe kirekire, gerageza kwicara cyangwa kugenda gato hagati muri icyo gihe. Icya gatatu ni ukwirinda kwicara igihe kirekire utimuka. Urugero nko mu biro cyangwa urugendo rurerure, gerageza ujye ufatamo hagati umwanya uhaguruka ugorora imitsi. Icya kane ni ukugenzura ibiro by'umubiri. Ibiro byinshi bishobora kongera igitutu ku miyoboro y'amaraso yo ku maguru, bikaba byatera iyi ndwara. Icya gatanu cyafasha ni ukwambara amasogisi ya muganga bita bas de contention, afasha imiyoboro y'amaraso gukora neza ku bantu bamwe. Ikindi gishobora gufasha ni ukuzamura amaguru gato igihe uruhutse. Ubushakashatsi bwerekana ko no kunywa nibura litiro 2 z'amazi ku munsi, ukagenda uyanywa mu nshuro nyinshi, bifasha amaraso gutembera neza mu miyoboro. Ariko kunywa amazi ntabwo bikiza indwara, bifasha gusa amaraso gutembera neza. Nanone ginger tea cyangwa icyayi cya tangawizi gitanga antioxidant na anti-inflammatoire zishobora kugabanya ibimenyetso by'indwara. Ibi ni ukubera ko tangawizi ifasha kugabanya ibintu byitwa fibrine, bishobora gutuma iyo miyoboro igaragara cyangwa igafunga. Ibi byose biri mu bituma amaraso asubira ku mutima mu buryo bworoshye. Nubwo hari uburyo bwo kwirinda iyi ndwara, hari igihe bigomba kugeraho wiyambaza muganga. Urugero, niba ububabare bwo mu maguru bukomeje, niba nanone imiyoboro igaragara igenda yiyongera, ikindi ni igihe amaguru abyimba kenshi. Hari n'igihe umuntu ashobora kubona impinduka ku ruhu rwo ku maguru cyangwa ibisebe bidakira neza. Iyo ibi bibayeho, ni byiza kujya kwa muganga w'inzobere mu ndwara z'imiyoboro y'amaraso. Kujya kwa muganga kare bishobora kugufasha kwirinda ko indwara ikomera. Hari inshinge cyangwa injection zikorwa kwa muganga mu byo bita sclerotherapy, zishobora kugabanya cyane varice kandi zikaba zifite umutekano ku bantu benshi. Ariko nk'ubundi buvuzi bwose, zishobora kugira n'ingaruka nke ku bantu bamwe na bamwe. Mu ncamake rero, uburyo bugezweho kandi bukiza ni iyo sclerotherapy, laser cyangwa radiofrequence, bikorerwa kwa muganga w'inzobere. Ariko no kwirinda indwara ni ingenzi, kugenda kenshi, kwirinda guhagarara igihe kirekire,
kugabanya ibiro no kwambara amasogisi yo kwa muganga bita compression stocking cyangwa bado contention. Nk'uko tubibonye rero muri iki kiganiro, iyi ndwara y'imiyoboro y'amaraso yo ku maguru ireze cyane ku bagore kandi hari uburyo bwinshi bwo kuyirinda. Ikintu cy'ingenzi ni ukumenya ibimenyetso bya mbere, kugira imibereho myiza no kwivuza kare igihe bikenewe. Nk'uko byagaragajwe mu gitabo The Vein Book cya John Bergen, kumenya uko imiyoboro y'amaraso ikora no kubyitaho kare bishobora kugabanya cyane ibyago by'iyi ndwara. Niba rero wakunze iki kiganiro, kanda like, ukore subscribe kuri iyi channel niba utari wakabikoze, kandi usangize iyi video n'abandi cyane cyane abagore bashobora kuyungukiramo. Niba hari indi ndwara kandi wifuza cyangwa indi topic wifuza ko tuganiraho, watwandikira muri comment. Murakoze rero cyane kubana natwe, tuzongere kubonana mu kiganiro cy'ubutaha. Turabakunda kandi mugire ubuzima bwiza.